Musi agira ngo nahagereze kumbwira. Yego arakoze cyane umusaza Kayiranga Charles cyangwa se Charles. Abo ni abasore mubona baje bagaragiye Jacques, ariko ntabwo Jacques ndamumenya neza. Wabona mushiki wacu agiye kugorwa, tukaba tugiye kumushyingira ishyirahamwe, bose bakamukubaho rugondo. Ntabwo umugongo yazawubona rero. Ndabanza mbaze niba Jacques ari umwe cyangwa ari ishyirahamwe ryose, n'insanga ari ryose, inka zanyu turazibasubiza. Ariko ntaratangira kubasuzuma, DJ zamura akaziki gato mbanze mbacishemo amaso amasegonda abiri. Ngaho gabanya rero, gabanya. Reka mbanze mbakore mu ntoki. Ura urugamba rugangaza. Bite kadogo. Bafite ibizigira, reka ndeke kugira ikindi ndenza. Iwe na kayobe keza reka mwihore. Bite wakana. Bite shabu byogo we. Bite se. Amakuru. Se ko mbona ufite habya sha. Hanyuma reka turebemo Jacques hano bwa turamumenya ndabizi. Umuntu wize za segonderi na za kaminuza na za masters na za dogitora n'andi akandika ibitabo, tukaba tubyigiramo nta kuntu namubaza ikibazo kikamunanira njye niga muri garidiyeri. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu ugiye kubasuzuma mbabaza ibibazo. Uri tayari kubaza ikibazo? Dusuzume ko uri Jacques. Gahigira hino rero kubaza. Ngiye kukujyana muri biriya ntabwo nirwa kujyana. Yesu ari ku musaraba, bamuteye umusumari mu kiganza kimwe hano, bamutera n'undi musumari mu kindi kiganza cyaha, hanyuma amaguru barayagerekeranya batera mu undi musumari. Ubwo ku musaraba hari imisumari ingana. None hari imisumari itatu. Cya cyapa cyanditseho ngo ni umwami w'Abayuda cyari kimanikishije supaguru gange nabi. Hanyuma rero n'undi nawe naze hano agararaho hafi, shagara hafi ndakungura ubwenge. Nawe ngwino ngwino nawe uri tayari kubaza ikibazo? Wasomye Bibiliya? Urayiga neza? Wageze mu ishuri ryayo? Tuguye nta Bibiliya ugendereho, ntabwo twagushyingira umukobwa wacu w'umupagani. Nawe waje wiyoberanyije ku bandi. Dore uyu nguyu mu kigo dukoramo tumwita Seburikoko, kandi Seburikoko yanze gushaka umugore. Ubu rero umuntu ajya kwita Seburikoko nta kintu kiba kirimo. Ubwo rero muvandimwe, ntabwo umukobwa wagiye yitwa Seburikoko, jya mu bandi hariya. We nta n'icyo nirwa nkubaza ko uri Jacques. Hanyuma rero nawe dore taha, dore nawe nawe arahinduye. Nawe nkubaza ikibazo uri tayari? Satani batubwira yuko mu ijuru yari umuririmbyi ukomeye cyane, kandi akaba n'umumarayika utwikira. Bivuga yuko yari afite ububasha, yari umuyobozi w'abandi bamarayika bose. None bashaka kukubaza, Satani yari umuhanga mu kuririmba nk'uko amaze kubikubwira. Uramfasha undirimbira igice cya nyuma cy'indirimbo aririmbye mbere yuko yirukanwa mu ijuru? Nawe igira hino igira hino. Rero birandumva irimo irabatsinda, reka mve kubajyana mu muco w'iwacu, numve yuko mubishobora. Ariko banza unkore mu biganza kandi wumve utuje. Mu Rwanda buriya umuco wo gushyingirana mu mategeko ntabwo wahozeho. Hari umwaka waziye abanyarwanda bo hambere bajyaga babana nta gusezerana mu mategeko, ariko mu kunoza muri wa muco tuva mu bwiza tujya mu bundi, haza kugeraho igihe gitegekwa yuko abantu bazajya basezerana imbere y'amategeko. Umuntu wa mbere wasezeranye mu Rwanda yasezeranye uwuhe mwaka, itariki yihe, ukwezi kuhe? Numbwiramo kimwe ndakureka uraburira. Mu Rwanda umuntu wa mbere yasezeranye ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1948. Nawe ngwino.
bite byawe amakuru ariko uyu musore ndabona yavamo umuntu ariko reka mbisuzume neza buriya hari igihe ureba umuntu inyuma buraketi ikakubeshya ariko mo imbere nta kintu kirimo niyo mpamvu yongeye kukubaza ikibazo suzume niba uri Jacques koko uri tayari nkubaze urumva witeguye cyane papa wa Yesu wo mu mubiri ariko ntabwo ari we wamubyaye kuko papa wa Yesu ni Imana ubusanzwe ariko hari uwo dusa nkaho twita papa we kuko yashatse uw'Imana yashimye ko azamunyuzamo mu mubiri ari we mugabo wa Mariya uwo mugabo yitwaga Yosefu nyuma yo kwitwa Yosefu rero yakoraga umurimo w'ububaji ngo yakoraga umurimo w'iki ububaji kubukora ntiwabukora nta misimari ufite imisimari yakoreshaga ayikoraga muri kenkayori yacu ngo ni kenkayori ya Filipo hanyuma rero uyu nawe reka mubaze hariya ndahashyikira nyuma ariko urusigaye ni uruca abana nta no kwirirwa tubona uzi ko atari Jacques niyo ibikora ashyira ikingo ku rutugu yigiriye uzi ko atari Jacques niyo ibikora amashyi menshi dore umutwe mubi nanjye niwe nari natetse rwose ngwino gikora dore Jacques ni uyu nguyu ndumva kumuhobera ari uguharamba inzovu ndagasumba uko ndeba hanyuma rero Jacques ndagira ngo mumuhe amashyi menshi cyane yaje yambaye sandari kugira ngo atwereke uburyo atera ikirenge mu cya Yesu afite amano meza adatambitse nk'aya mizi ya tangawizi kandi afite akayobe keza cyane ubona ko yakaremanywe ni natirere ntabwo yisize mu korogo kandi nanone Jacques mu makuru ye nabaririje uyu nguyu nta hantu yigeze acisha inka z'inshacyuho umuryango wenda ngo umukobwa we yaramuteze ubusugi amukureho igisekuru nyuma kizave igisantera ikindi cya Jacques rero cyantangaje nakunze ko afite ubwanwa bwiza buconze nka pasiparume zo kwa Padiri Jacques mu muhamashyiti Jacques mu muhamashyiti rwose hanyuma rero ba basaza nibongere bahaguruke Jacques nakubonye kayira igira he dore Jacques aho usanga rero papa wawe Jacques nawe yabyibushye rero yameze amababa wenda uriya musaza agusuhuze urakoze cyane natwe rwose naho niko nakumva ngo numo wajya amashyi musagihera yagiye oya ndahari najya hehe rero iyo umukagize mu muryango turamwakira cyane kandi rwose mwakira umuryango ariko wabonye ukuntu ari mwiza banza yitegereza ubwo bwanwa bwe banamwishimiye cyane nabo bamwishimiye bamuha amashyi tube Imana ibahumugisha hanyuma rero ubwo Jacques tumubonye twamushyikiriza ibyimbo hanyuma rero Jacques ndagira ngo uturebere muri izi nsoresore buriya harimo umugabo uko biri kose wajya kuba hafi akakwigisha uburyo zubakwa ingo z'iki gihe ntabwo zoroshye udafite umujyanama rwagusenyuka nurebye nabi reba rero ukwiye kuba yajya kugira inama akakuba hafi hanyuma mbereka ibyicaro mbahereza yego niyigire hino uyu niwe bita Desire nabimenye yitwa Desire hanyuma murugamisha mutanga inzira murugame igira hirya mutanga inzira dore umwami akunze uko amugenza Jacques hariya muri turiya twicara abami wowe na pare wawe ngaho rero ariko DJ hanyuma rero abasore nabo nibongere bigire hino
ariko buriya rero kugira ibyaha ni ikibazo. Urabona ukuntu baduhagaze imbere bacuritse umutwe. Murebe ariya bantu, murebe ariya bantu. Aba ngaba dusigaranye hano nta mugabo ubarimo, niyo mpamvu batari buze kundushya cyane. Cyakoze reka apfe kubahesha umugisha, Kayiranga apfe kwigira hejuru, apfe kubakora mu biganza, nta kundi turebe ko namwe mwazavamo abagabo. Ariko ndabona muri feke cyane, ngaho baza hariya shaka nawe kurikiraho nawe ngwino nawe bakore mu biganza, turebe ko hari icyo bazibwira. Ariko umuntu witwa Seburikoko rwose, Seburikoko dushobora kuzaca ibitovu tukamukubita, kuko Seburikoko ibyo bishobora kuba ari ibibazo. Hanyuma rero mwebwe nta bindi byubahiro mbagomba. Muri bangahe mbarira aba bantu ushaka? Ni bangahe? Batandatu. Oya ni batandatu, ntabwo wavuga batandatu, ni batandatu. Ubwo nawe wibariyemo. Okay. Hanyuma rero mwebwe nta bindi byubahiro mbagomba, cyakoze ngiye kubagirira neza, mbaririmbira akaririmbo. Batatu bigabanya hariya, abandi batatu hariya, ubundi mugende mutegereze shobuja akabaha imwana. Dije mugabanyije gatoya tubaririmbira akaririmbo, turebe ko Imana yabagenderera. Ngaho twagiye. Yewe Mukiza umvugonganya, umugenderera abandi, nanjye ntusige. Murakoze cyane. Kandi bahise bicara, shebuja atarabica. Ariko aba bantu nukorata, mwigire hariya, mwigire hariya. Hanyuma Jacques, haguruka gatoya na pare wawe mbereke ikintu mumurere. Nushima ko bagumya bahagaze, ubwo turabihora bakomeze bahagaze, n'ubundi ntacyo bamariye igihugu, ntibacyungura abantu, ahubwo ni ukugihobya gusa. Barimo bararya ibigori by'igihugu n'akawunga n'imiceri, ariko ntibarimo baratwungura abantu. Ubwo nushima ko bica, urafata iyo kimbo yawe ugire gute. Nushima ko bagumya bahagaze, ubwo bagumye bahagaze nyine nta kuba yabagiriye impaka.